cyane neza. Meze neza. Meze neza. Wiriwe mu rugo byagenze neza? Meze neza nyine tu. Okay. Ya nanjye ku kazi. Meze bigeze. Umunsi twagize akazi kenshi, dufite amaraporo menshi cyane ariko twabashije kubikora nyine birarangiye turatashye. Biteze? Meze neza? Meze neza. Irungu se ntabwo ryakwishe natinze. Watinze ko nyine nakonje. Okay, riko nizere ko warede filime. Byamaze irungu. Okay. Cyane twarakoze. Narishimye. Kubera mama wambaye nyine yanshimishije cyane. Okay, muri ubundi mwese urumva turabana umugore wanjye harwaranye n'uruma we nabutwara gusurumva nakwimita kwera ati nakwima buriya ibintu byose nkora ibintu byose mani gukora umutima uri kuri wowe ati byibura numve wishimye kuko iyo wishimye nanjye marumva nishimye cyane narakunda ndananiwe ariko uyu munsi uretse ko ngize n'amahirwe nanatashe kare kubera ko imodoka zo ku kazi zanadutwaye uyu munsi zabonetse noneho zitugeze hano ariko uyu munsi ngeze hano kare nizera ko tuzaza kuganira noneho kuva twagera mu rugo twa tutarabona akanya gahagije ko kuganira n'ejo naguhaye impano nabwo birangira nyine tumva bwagije tuturyama nyine umuntu ukajya byose kwakuramo n'imyenda y'akazi karuhuka rero hano muganire ka nkuremwe ino myenda banze nyine ruhuka niko bimeze. A few minutes later. Sheri kumambya ngo uzanye machine. Urumva iyi machine ariko nyine turaganira ariko nyine nje nanyu. Nyine turaganira mu kazi. Sheri reka nuko se izi raporo ariko nawe ukunze bazikeneye. Kaza mu gukora ku kazi mu rugo karuhuka nganti kwa mu mwanya. Basi ndakuganiriza sibyo? Oya. Ndakuganiriza no mu kazi urumva cyangwa twirebera gafudu. Jesus Lord. Nayo nayo machine igiye ku kazi nitwe. Reka nkwereke sibyo? Ndakuganiriza iminota 15 sibyo? Noneho nkore raporo iminota 15 sibyo? Ubwo se bagiye kwandika ibyo turi kuvuga. Ubwo nyine nawe nyine urumva batamende nyine. Batamende nyine nawe urabyumva. Batamende nyine nawe urabyumva. Oya. Ezo tugenda mbabiri mukunde. Reka sheri nyine urumva reka kazi umuntu nyine agomba kugakora nyine ariko nyine n'ubwo uri kumbureminga ngo nyine kugira ngo gukora so naragukumbuye wowe. Twadukumburanye nyine ariko urabona reka mbaze nkubaze reka mbaze nkubaze akoza akazi sibyo nakakwica nako ugomba kugakora ko nyine ukanaruhuka ariko nyine reka mbanze nshaka uburyo hano kuri aka karaporo harimo amafaranga reka nyine ndayakora iminota 15 sibyo uganize indi 15 ariko nawe ukandika ibyo turi kuvuga n'akazi kawe oya ntacyo reka wowe icyo nzi cyo nuko ndakuganiriza uri umugeze n'amahirwe ntacyo kare kuko saa 10 ndi muri gusa ntacyo nk'inkoko Siporo taje kare nk'inkoko kwe ntacyo nyine ndagiye murebera n'ubwica ndakubwiye okay shiri ndabona bwije kandi tugura by'umugoro sibyo maso gakora akazi ntabwo turateka sinari guteka utarazi ariko se regira bizatsaga byawe narinzi ko abirangije ku buryo ubu nyine none wari kumwe mugiye kunganira nase wari bunganize gute ndabukora ndaje sawa reka nsigare ndwana ni raporo ndeko nabona amafaranga sawa ndaje sawa isi raporo koko iyi raporo ngubu ndayihera ariko mbanze nishyire muri BPS niba ndaza kubikora neza ku buryo bugize. A few moments later. Birenze wazanzuye sabuka shanyine ndabizi uzagenda ko nyine tuzahura to shanyine nakumva mu rugo yahinyidanye nyine tunawize ako nyine byanganutse umunsi umwe tuganira wenda twirugana Regardez ce qui va se passer. Nyine ko bizaba ari sawa nyine uzahita mu mfite umwanya ngo uri mu kazi ako nyine ndabizi bizakonje
nta kibazo nyine kampenitereza ubwo nuboneka mbere nzaza cyangwa se nawe ariko nyine bizakunda nyine What be this? Sheri urukunci inyuma oya ngwino hano urukunci inyuma ntabwo nabikora uvuganaga nande wewe ariko Sheri wari umbwiza ukuri uburyo wifata ukajya kuri telefone ukajya kuvuga ngo ndagukunda ntabwo nandi kugucinya ni umukobwa twavuganaga umukobwa si gute umukobwa ubwira ngo ndagukunda ngo Sheri umukobwa w'inshuti yanjye umwanya mbere mu rugo ntabwo nagucinya mbere ntabwo uziko mukunda wamburanye iki ku buryo ugenda ukajya kwitsinda ukajya hari ahantu ntabwo nagucinya nuko nari kuri telefone gusa ntabwo byumvikana bahise muguye muvugane tuvugana iki ko nakwiyumviye ko ngiye nakwiyumviye n'amatwi yanjye ntabwo ari umugabo muzahure mu mugire Rwose ngenda kubwiye ngo Satani yashyizeho ibaha imbaraga. ngiye nakwiyumviye n'amatwi yanjye uvuga ngo ndagukunda ngo uzaze twirirwane ngo tuye kumbe ngiye ntabwo nshobora kuba uretse gatoya kumbe iyo wiriwe hano nkajya mu kazi wirirwa abantu baraza kugusura mu rugo ese kunsura si ibisanzwe gusura ibisanzwe ubu nukuvuga ngo urugo rwanjye urugo rwacu umugore utemerewe gusurwa aho kuba wenyine n'umugabo we byonyine ku buryo se birara byose biza kwinjira mu bandi ngambwira niba bajya bagusura hano ko ntarababona abo bantu bagusura hano kugira ngo ahamagare azazuka ngiye rwose oya ntabwo ibyo byakunda rwose narakara ntabwo ufite ishingiro ntabwo mfite ishingiro yo kurakara kumva kuki utavugiye hano muri salo ukajya kuvugira ngo witsinge hariya ntabwo ngiye kwihisha rero ndabona wanze kunyumva nakubwiye uko bimeze wanze kubyumva kandi njya nshaka ko mutanyizera ngiye kwigendera wanze kubyumva ariko don't run muri be abari ibiki kwe ngwino tuganire ariko twumvikane ko ibintu bigomba kugenda Sheri bebe ariko ngubu ni ibiki ko ngwino tuganire ariko yandikiye ntabwo nshaka ko mutanyizera ariko si nk'uguri mu biki kwe niba wumva ko mucinye bavuga ko ngende nyine please why are you running ese gute mubwira ikintu kumva ntabwo uri kubyumva please banza numva yumva iki se ngwino basi oya ntabwo nujya kubanza wenda basi nshobora kuba narakaye nihuse sibyo ariko ntabwo umwanzuro wavamo none ubwo kora kuhuse ku kantu gato ubwo nubwo ari bari binini n'amagomba wangu ariko ni ibintu wowe wakumva umuntu umeze ko yase nturakare ndakwinginze rwose wigenda rwose ndakwinginze sigara amahoro yawe amuha ikigori ntabwo nabyumva rwose ndigiye nk'uko ko oya ntabwo nakumva bebe wanyumvise sigara n'inzu yawe nk'uko kuri nk'ibintu bikikwere ngiye umuntu ejo bundi ndifashe mugure telefone ya iPhone none ndebera aragiye wenda birashoboka ko wenda atari umusore barakuvugana ariko se mu by'ukuri nyiturana nabi ngiyi akakubwa iminsi nabo baragize usi ntabwo yagenda pe usi kutansiga hano rebe ejo ni kwe miliyoni zanjye 3 ndazimuhaye ntabwo yagenda kabisa ntabwo yagenda rwose ntabwo kuko bebe wagarutse kwe